ugomba kumunezeza ntago ari uwuguze kuri 40 abantu bose barabizi ko ari uwawe barabizi ko ari umugabo wawe barabizi ko ari umugore wawe nutamunezeza muri icyo gikorwa kandi ubufitiye ubushobozi n'ububasha ibyo birakureba uzibeshya gwe gusa umugore wawe azajye gushaka babahungu numvise uzareba kurimbuka kuzaba kukwegereye bya bindi byanyu abagore ni benshi ukajya ngo haraba waremye abagabo ni benshi di barahari kandi bankunda nta numwe waremye Imana izaba yaraguhaye bikoye ku mutima iguhaye uwo umujyanye umupfusha ubusa nta wundi uzakubera mwiza Nshuti bakunzi b'urubuga rwa Mama Charlene official twizere ko mugwe neza cyane mu bice murimo bigiye bitandukanye mu mpande zose z'isi amahoro Imana akomeze kubana namwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza cyane kuri wowe torakanda subscribe kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro byiza Mama Charlene akugezaho harimo tegurejo harimo ikiganiro cyigisho cy'umusirikare harimo ibiganiro byinshi byiza ndetse na filme ubuhenebere karunduragira ngo abantu benshi bakomeje kugenda bayikunda buri munsi aba harimo utushya twiza cyane Mama Charlene turakwakiriye murakoze cyane amahoro y'Imana bane nawe namwe muhorane uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi tugiye kujya tubagezaho ikiganiro cyitwa Menya NIBI ni ikiganiro Imana yagushyize ku mutima uragitekereza uragisengera uravuga uti uyu ni wo munsi ngomba kuzajya nkibagezaho cyangwa se nicyo gihe cyanyacyo cyo kugira ngo ikiganiro mujye mukibona ikiganiro Menya NIBI ni ikiganiro kizajya kigaruka kuki ikiganiro Menya NIBI ni ikiganiro Imana yateguriye muri nge kuko njya mbona bino bintu ni Imana iba yabipanze kuko ndicara nkaba mpawe izina kandi nkumva ngo ujye uvuga nk'ibi ikamura urutonde rw'ibyo mvuga ndetse n'ibisobanuro byarwo iki kiganiro rero Menya NIBI nagiteguriye urugo umuryango yego umugore n'umugabo yego uzajya uvugamo mu mabanga yabo nzavuga ikintu nzavuga nzashingira ku magambo ari mu Befeso ibice byaho 5 ku murongo wa 22 habwira abagore ngo bagore mugandukira abagabo banyu muri byose noneho ku murongo wa 25 mu Befeso ngo bagabo mukunda abagore banyu n'amagambo abiri nzabashingiyeho bagore mugandukira abagabo ni muri byose namwe bagabo umva ijambo nasomye abagabo bakunde abagore babo ariko reka mparebe umva amagambo arimo Abefeso ibice 5:22 ubwo abo ni abagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu kurumvira ijambo arakantu keze uvuga ngo tujye tumenya iby'umwami n'iby'umwami Imana nukuri kose akuri ijambo urumva ridateye ubwoba isa ngo mugandukira abagabo nkuko mugandukira umwami bishatse kuvuga ngo nugandira umwami Imana uzabugandiye n'umugabo ese kuki uyu mugabo agereranyijwe n'umwami wimusuzugura wimupfobya nimba wumva ukwiye kuba umurokore ukijijwe neza ukumva Imana ntiyakureba igitsuri ukagerageza gukora ibintu Imana ishaka gerageza umugabo ntakureba igitsuri ugerageze no gukora ibya ashaka yego ariko tuzagenda dutanga inama umugabo ashobora gushaka iby'Imana idashaka ariko se nashaka iby'Imana ishaka akabibura ni muri Jehenomu hanyuma abagabo hano naho wumve nyamara ibintu bakina nabyo bantu mushaka abagabo namwe mushaka abagore imikino muyishyire ku ruhande mujye gushaka mwiyemeje ibyo mugiyemo ko mutagiye gukina ko ntoza baratandukanye ngo nananira nzamutitonde nyuma yo kunanirana hari urubanza kandi burya Imana igireba intandaro y'ikibazo cyavutse mu rugo ikarebana igashoza ntambara hano noneho abagabo bo Abefeso ibice 5 ku murongo waho wa 5 ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ibi bintu harimo daje kuki Kristo ari kuzamo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akagira ate akaryitangira
ariko noneho kuri 28 ho hanyishe ngo uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Nyamara mufite ibibazo. Turabona ko abagabo bafite inshingano nabo zo gukunda. Ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ariko umva ijambo nasomye ryanteye ubwoba. Ngo umugabo akunda umugore nk'uko yikunda. Isa ntago ushobora kwikunda ngo wibabaze. Ntushobora kwikunda ngo wiyicishe inzara. Ntushobora kwikunda ngo ubone baguca inyuma wishimye. Ntushobora kwikunda ngo ubone bakubeshya ubikunde. Bishatse kuvuga ngo ibintu umugabo akorera umubiri ukanezerwa ukishima, nafata inzira bikorera umugore. Noneho ntago ari byo mbingingira, ni itegeko ry'umwami. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ngo kuko Kristo ni umutwe w'itorero, ngo ariko umugabo ni umutwe w'urugo rwe. Ngo kandi nibakunda abagore bamwe nk'uko nabo aya nimba hari amategeko akomeye y'umuryango, ni itegeko Imana yahaye umugabo n'iryo yahaye umugore. Umugore yamubwiye ngo mugore, ingamba ariho mpera, gandukira umugabo. Kuganduka ni iki ubundi? Kuganduka ni nko kumwumvira. Uri kumva? Ni nko kumwumvira. Kuganduka ntube ikigande, ntube umunebwe, ntube umusongarere. Ntugandike, mugandukire, mwerera imbuto, mukorera ibyo ashaka, ntumugandire. Uri kumva? Ngo ariko ni muri byose na hahandi njya mvuga shaho bakantera amabuye harimo. Hahandi abantu bazahumba noneho bizabibindi. Reka nkubwire ibi bintu ngiye kuvuga. Ntago nitaye ku mazimwe, sinitaye ku magambo. Imana yabinyujuje, reka nkubwire, yabinyujuje irampaga, irabinyuzuza y'ibintu binyuzuye. Nkumva hari imbaraga zisunika ndabivuga. Ntago nitaye ku magambo, n'ubundi mu ijuru bose ntibazajyayo. Icyo nzi nuko mubombwira harimo abazumva. Tunibutsa abantu ko wajyaga unakunda kubihuguraho abantu kuva na kera mu nsengero mu biterane by'abubatse. Ntago ari iby'ubu. Muri make nk'abamugani wabo hari n'ibintu numvaga nkwiye kureka, ariko birandimo mu maraso no mu misokoro. Kuvuga ngo menya NIBI hari utuntu abagore n'abagabo batazi. Hari n'utuntu bazi ko ntacyo dutwaye. Hari ibintu bagenda barenzaho. Nimba Imana ivuze ngo ganduka muri byose, wikumva yuko mu buriri gusa bihagije, cyangwa wikumva ko gutegura amasorori yonyine ahagije. Ni muri byose. Mbese ukakora iperereza ugashakisha ikintu umugabo wawe akunda kimunezeza, kikamuha amahoro, kigatuma ajya mu mwuka, ukaba ari cyo wita kumuha. Ariko ukareba n'ikintu yanga kimujyana mu mubiri, akifuza gupfa, akicuza icyatumye mubana, akavuga ati Mana waransondetse. Icyo kintu nacyo ukagira ute ukakirinda. Kuganduka muri byose ni ijambo rikomeye. Ngo kandi nk'uko mugandukira Kristo. Bishatse kuvuga ngo hahano ubuzi ko uyu munsi aribwo nahatekereje, ngo nk'uko mugandukira umwami. Iri jambo riteye ubwoba. Ni gute Bibiliya ifata umugabo ikamugereranya n'umwami? Ariko burya umugabo ni umwami we mu rugo. Umugabo ni umwami we. Ntabwo ari umwami uyoboye igihugu, ntabwo ari umwami uyoboye isi n'ijuru. Ariko iri jambo riteye ubwoba, ni umwami we mu rugo. Ngo nk'uko mugandukira umwami. Bivuze ngo nimba uri mwarimu w'umurokore, nimba uri umuhanuzi w'umurokore, nimba uri evangeliste, nimba uri diyakoni, nimba uri umuririmbyi, mbere y'uko ujya kugandukira umwami Imana, banza ugandukira umwami we mu rugo, ari we mugabo. Aya ni amagambo nkoresheje y'aha ngaha. Nimba utinya Imana ukavuga uti inyweye inzoga Imana yanyica, menya ngo nimba umugabo yarakubwiye ngo gutaha amajoro simbishaka, ujye uhinda umushyitsi, uvuga uti gutaha ijoro aranyica. Noneho binabe ngombwa umuhamagara uri mu nzira, kandi umuhamagara umuciriye bugufi, nawe ni umwami we. Ni ijambo maze gusoma Imana yarinteyemo mu buryo ntari isanzwe ndizi ku umwami. Nasanze umugabo ari umwami we mu rugo. Yego
hanyuma mugandukire uri no mu nzira uvuga uti sheri mbabarira ndakwinginze natinze uze wahonze ariko wiza wagize utyo ngo nankora ndahamagara RIB namvuga ndahamagara polisi nyamuneka erega hejuru ya RIB na polisi hari urubanza mvuge ngo ruri mu rwego ruhererenze n'urubanza ruzacirwa n'Imana yonyene mu buryo bw'umwuka kandi nkwibutse ngo hari amakosa ushobora gukorera umugabo ariko RIB ntigufate ariko ukazafatwa nijoro kimwe nuko hari amakosa ushobora gukorera Imana RIB nyene ntigufate hari nandi makosa wakorera RIB Imana ntigire ite ntigufate ariko hari amakosa ashobora kugaragara ho hombi yego izi nyigisho ndaziha abakirisitu bakiriye agakiza bazi ibyo barimo kuko ntago waziha abapagani amadosiye yabo barunze ni abapagani undi abantu banyumve nuzumva udakijijwe uzabanza ubwira Imana igwagakiza kuko umupagani ntiwamubwira ngo umugabo yagusuzuguye ni umwami wagusuzuguye ubwo rero ugomba kugira ukuntu ukemura ikibazo umeze nkaho uri imbere y'umwami ukagerageza guca bugufi mbere yuko wumva umugabo nk'umwami ugomba kubanza kumva Imana nk'umwami Imana yego umwami n'umwami Imana bajye babitandukanye hari umwami uyoboye igihugu hari umwami ushobora urerega buri wese ni umwami mu bwami bwe n'umugabo ni umwami we uri kumva kuko Bibiliya yamuhaye ijambo uri kumva muri make birinde kubangamirana kandi abantu ntibumve yuko icyaha ari ukumuca inyuma icyaha ni ukutamutegurira ibiryo icyaha hari ibintu bafashe barabigira ibikomeye ibindi babyoroshye menya ngo nimba ufashe n'inzira ugiye ahantu ukagenda utatse uruhushya umugabo wawe kandi uzi ko oya nawe bitamubabaza oya bira ntabwo ari byo bira bintu sibyo nukuri kose bira bintu sibyo mwakuruhushya erega ubu muhaye icyubahiro yego ko nzanagitinda kuko umwami Imana yabishyizeho ibyo ngomba kubwira abagabo ari abagabo ari abagore Imana yampaye message yabo n'abagabo rega bagomba kuvuga aho agiye ntago ndabageraho none se nyine ngomba bakunda umugore nkuko wikunda nimba ushaka ko umugore akubwira yagiye nawe mubwire nimba babagiye oya kugenda hari ibintu byinshi byatuma ugenda byo nta n'umuntu wabihora umuntu pe ushobora kujya gusura inshuti yawe iri mu bitaro ushobora kujya gusura umuryango wawe ushobora kandi ntanakwangira wihita uha agaciro ibyo wari ugiyemo ahubwo ha agaciro impamvu itumye akwangira hari abagore bagira akarenge shaho akarenge kabo kaba kababaje yagiye tuzabivuga byose tuvuge n'urukundo ruke rw'abagabo bikumva tuzabivuga urebe ukuntu abagore banga abagabo banga abagore barabanga kandi bahawe itegeko ngo kunda umugore wawe nkuko wikunda sharahira nkuko wikunda nimba uzi ko umugore wawe aguciye inyuma byakubabaza urumva ko ari ukwikunda nawe ntuzamuca inyuma nimba uzi ko umufasha ukamufatana n'ikigabo wahita uvunira mu mavi nawe ntazagufate yego nimba umugore ataha akakubaza nimba umugore ataha ati watinze he wa mugore we nawe ujye umenya ngo nutaha nubwo batabikubaza nkuko wabimubajije nawe ujye umenya ngo ca bugufi umubwire uti natinze ntuvuge ngo ndi umugabi wanjye ibyo ni by'Imana idashaka uri kubyumva mbese buri wese agomba kumenya uruhare rwe tuzacengera rero muri iki kiganiro tuzacengera turebe ibintu n'ibindi tuzareba ukuntu umugabo ugora akwiye kunezeza umugabo we tuzareba ukuntu umugabo akwiye kunezeza umugore tuzabivuga mu buryo bwa gospel ubwo ni mu buzima bwo mu buriri isa nawe nizafasha kubivuga n'ubuzima hariya rega naho nibahamenye bajye bareka kwigira abadanje ese reka nkubaze isa ntanga urugero rw'akantu gato bakenda kundya ariko uzajye kuri izi mbuga nkoranyambaga
mbega ibintu nabonye aho ejo bundi we bareruye satani wabo barimo baramukorera mu buryo bwose kuri YouTube hari ibintu tubona mana we nabonyeho ibintu icyo kora utavuga ko umuntu uzi uvuga ngo isi ntigiye kurangira azaze mwereka ibizarangiza isi umva ntago nabivuga mu mazina ngo ushaka ibintu byiza ngo ibi nibi ngo agire kute bakana ni ibintu biteye isoni biteye n'ishozi ni bimwe Bibiliya yavuze ngo umuntu ushaka igitsina cyanjye ibaza umuntu w'umubyeyi cyangwa umukobwa mwari w'u Rwanda ushaka igitsina cyanjye nimba abantu bageze aho hari ubwami shitani ari kwamamaza bwe cyane ko we aziko ukurangira ku isi shitani aziyeri we ibintu yahisha abayoboke be warabizi abafatira aho hantu muri iyo myanya muri arabahafatira kuko haba ruzi noneho nimba aho hantu hagusha benshi ndumva bibaye byiza hari ukuntu mushobora kubaka urugo mu buryo bushoboka muri babiri sibyo ku buryo bajya kureba ibyo bindi yo naho kandi biba bihari nyine nzajya bivuga mu mayeri nge no mu marenga mama weshwi ntabwo nabishobora ibindi hari abakozi b'Imana bashangazi bazajya babibabwira mu buryo bweruye nzajya nge mvugira mu mayeri ariko bagomba kumenya ko nabyo bifite iki umumaro no kubyita amayeri yandi ukavuga ati wenda yo bagiye muri kiriya gikorwa cyo kuririmba uzajya mfasha Okay, urumva nta mikino iri hano sibyo reka nkubwire ibi bintu abagore n'abagabo mu ngo zabo ni ibintu bakwiye kwitondera ngewe wenda ibimenyetso by'uko bakwiye kubyitondera sinabishyira ahagaragara ariko reka nkubwire nge nagiye mvugana n'abagore benshi kandi ngenda mvugana n'abagore benshi n'abagabo benshi ni gute umugore wawe akubura kandi uhari bishatse kuvuga ngo habayeho n'ibyo utazi ufite uburyo ushobora kubyigamo kandi bukijijwe kuko Imana ijya kurema biriya bintu yari izi agaciro kabyo hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo kurongorana kwera kubahwe na bose ibi kuki Bibiliya yavuze kurongorana ariko njye mu mashene navuga kurongorana ngo nta burere ngira ubu se n'Imana nta kinyabupfura igira cyangwa ijambo ry'Imana nta burere rifite abarokore bave mu mikino abagore bave mu mikino n'abagabo bave hehe mu mikino kandi izo ngo nizinahirima Imana izazireba nyirabayazana ntago Imana izampora ku rugo rwahirimye kandi atari nge waruhiritse ntago nawe Imana izakubaza ko waruhiritse kandi atari wowe ibyo abantu batamenye mu ijoro ibyo batamenye ku manywa Imana yo yagize ite yarabimenye kuko ni Imana igenzura uziko cya gikorwa cyo mu buriri wari uzi neza ko Imana yo mu ijuru n'abamarayika bururuka burya baba bari kureba ukuntu akazi gakorwa mu gikorwa cyo muri Spanish cyane nawe urimo kuzana imikino kandi sindi gukina oya reba ariko kiriya gikorwa abamarayika baragikontorora burya iyo umugabo avuze ati hindukira ndatwara raporo ati yamutikuye inkokora umugogore nawe yavuga ati bitese sheri atamva ndi nyuma wamwe abahari mu marayika yikwandika arandika ikintu kimbabaza nuko batabizi ugomba kumunezeza ntago ari uguze kuri 40 abantu bose barabizi ko ari uwawe barabizi ko ari umugabo wawe barabizi ko ari umugore wawe nutamunezeza muri icyo gikorwa kandi uba ufitiye ubushobozi n'ububasha ibyo birakureba uzibeshya gwe gusa umugore wawe azajye gushaka babahungu numvise uzareba kurimbuka kuzaba kukwegereye umugabo wawe azajye gushaka babakobwa numvise kurimbuka uzaba wicaranye nako munezeze n'Imana yamuguhaye munezeze n'uwawe ntawe wibye uganduke muri byose tuzagenda tuvuga buri rwego ni muri byose tuzabivuga ariko biriya ntitwabisiga yarumva bashana kubitubaza abantu bazaba badukurikira bazajya bandika comment yego oya bajye baduha n'ibitekerezo n'inama z'ibindi babona ibingibi nibyo niboneye ku giti cyanjye ariko hari n'ibindi nakuye mu bantu umubabaro n'umuborogo uhari uri kumva ariko ibyo byose narabifataga nkumva nibyo kabyigisha mu buryo ariko ubu Imana ishyizemo kubivuga Mana yo mu ijuru Imana irashaka ko abagabo bera bejejwe n'abagore babo kandi ikeneye ko abagore bera bejejwe n'abagabo yego
kandi abantu banamenye ko ibi bintu bifite inkurikizi. Yego, kandi umva ikindi isa ntabwo Imana ifite abagabo bo gupfusha ubusa, nta nubwo ifite abagore bo gupfusha. Nimba Imana uyitakiye ukababara uri umusore ubusiribateri bukakwica, ugasenga ukageza imyaka 30 uti Imana wampaye uwo twubana, Imana ikagenda ikakurobanuriramo umukobwa iti mwana wanjye akira, ikaguha n'ibikwiriye byose kugira ngo mubane, ikaguha inkwano, ikaguha y'inzu ayo gukodesha cyangwa ikakubakira, ikagushakira ubukwe ugakora ubukwe bwiza. Kuki Imana iba yayibishoyemo yayo? Kuki utafata cya kiremwa Imana yakuremeye? Kuki ko abantu bahinga imirima yabo bagatera ibishyimbo bakamenya kubyufira, bakamenya kubyicira, nimba ari kubyicira, ko umuntu atera urutoki akamenya kurwicira, ko umuntu atera ikintu kugira ngo kizere kigire imbuto. Kuki abantu, nimba Imana iguhaye umugore kuki utamubungabunga? Nimba Imana iguhaye umugabo kuki utamubungabunga? Bishatse kuvuga ngo aba bagore Imana yabahaye n'abagabo Imana yabahaye ntabwo bizarangira gutya. Niyo iguhaye inoti ukazipfusha ubusa ziritera zikaguruka. Ikindi nubona Imana iguhaye umugabo ukamupfusha ubusa cyangwa ikaguha umugore ukamupfusha ubusa, nje kugutangariza ngo nta wundi gufitiye. Bya bindi byanyu abagore ni benshi ukagira ngo hari abo waremye. Abagabo ni benshi barahari kandi bankunda, nta n'umwe waremye. Imana izaba yaraguhaye bikoye ku mutima, iguhaye uwo umujyanye umupfusha ubusa, nta wundi uzakubera mwiza. Yego. Ubwo muri Menya NIBI se buriya ntuzavuga nko ku baba bitegura ku bana? Abitegura ku bana bo numva bira tuzabivuga muri ntuza y'urubyiruko, muri Tegura Ejo niho tuzabivuga. Ibi ngibi tuzabwira abarugezemo, tuzanagira inama abamaze kuhagera. Yego, hari amasomo ubundi umukobwa aba akwiye gufata akigera mu rugo. Akumbiye gufata ikaramu n'ikayi akamenya ibyo mu rugo rwe akabyiga. Kaminuza ajemo akamenya ibyo agomba kwiga. Ikayi mvuze nto nafate cya gikayi kinini cyitwa ngo nukorate, afata ikaramu n'urupapuro yiga umugabo, amwige amumenye. Aho atazamenya Imana yo mu ijuru izahamumenyera, akora ibyo ashoboye ibyo adashoboye Imana izabimufashamo. Ariko ntabwo Imana izajya kumenya ibyo mu rugo rwawe ngo imenye n'ibyaho umugabo atari. Imana izagucanira imbabura, izajya gufura ipantaro y'umugabo wawe. Hari ibyo ukwiye kumenya, hari buri wese akwiye kubahiriza inshingano ze. Niyige amenye ikirakaza umugabo, kandi namenye icyamurakaje yimurushye iyo kiretse. Ubundi umugabo akubwiye ngo taha kare, ikikurutira umugabo ni iki? Watashye kare. Kire kuvuga uti mu kazi. Erega tuzabiganira, nzanababwira ukuntu hari umugore ukerererwa. Sibyo? Ubundi hari umugore ukerererwa, umugabo yakibuka yuko ku kwezi azamuha imifuke 5 ya sima kubaka. Ubukererwe bwe ntibugaragara. Yes, yakererewe ari mu kazi, yarari gushaka ubuzima. Ariko nkawe wicara mu rugo ukererwa ugiye kumara iki? Nibura se wari wadepoje baraguhamagara. Ariko ugasanga umugore yatinze gutaha, yiriwe mu bujashwa n'abagore. Yagiye kwa mama Bebe, yagiye kwa mama Beya, yagiye kwa mama Clementina, ingo yazihetoye ukagira ngo ni mudugudu uri kubarura, avuga ubugambo butafite na cinge na rugero. Hanyuma umugabo amutange mu rugo, nana mutanga mu rugo asanga abana binyayeho, ubumamiyo buri mu ntebe, ibisafuriya biri ku meza ukagira ngo ni indabo yateguye. Uwo mugore tuvugisha ukuri. Nzavuga no ku bagabo mu buryo burambuye, nzajya mvugaho gatariko nkatindeho. Uri kumva? Ubundi hari ikiganiro nigeze mvuga ngo umugabo utagira amafaranga ntagira urukundo. Uwo ngo ntago ari umugabo. Aho kugira ngo ugire umugabo nk'uwo basi bumupfakazi. Pakara. Ashobora kutagira amafaranga ariko nibura akagira urukundo. Nibura atanatahana ayo mafaranga, kuko amafaranga kuyatunga ni ukuri kose ni umugisha uturuka ku Mana. Ariko nimba atabonye ni umugisha wo kuba umugabo w'umubosi, basi nabi bosi kuri Keya. Kuburyo n'umugore avuga ati ntacyo asigira 5, ariko urukundo asigirana na 5.
ntacyo ndarwariza hano ubundi abagore benshi ntarwo babona nibura bwo umugabo wanjye nta mafaranga ajya kwa arankunda ashyiramo kamiti ukijana akambaza uko niriwe ariko uzi kwita umugore wawe bebe kandi ari umukecuru nawe ubu muremye agatima asigara yumva ari bebe kandi afite imvi urukundo rurakonta urukundo rugira imbaraga kandi abagore ntibarushye nakabomba kicumura gatahano kagatamika kazajya mbigisha bazava minerivare cyane akabaza ahubwo mitengire usanga abagore bajya bicara bakaganira kuburyo abagabo n'abana ugomba kumufasha n'umwana noneho bakavuga n'abagabo bakaganira ko abagore ni nk'abana bishatse kuvuga ngo impamvu babivuga bose barabizi uri kumva haba mugani hari ukuntu ushobora gufata umugabo wawe neza akakugabira n'ibyo atari yarapanze sibyo akakugabira nyine n'ibitari birimo wamuhaye keya nyine umugabo wawe uye burya hari ukuntu ushobora gufata umugabo yari gusiga bibiri siko ariko tuzavugana ba nta munoza tuzavuga ibikenya by'abagabo n'ibicamuke agusigira igihumbi akakubaza inyama n'ibishyimbo ko twakize n'ibintu muri make impamvu bavuga gutyo ari umugabo wamukoreye wamwubashye yakugabira kandi n'umugore wamukunze nawe yakugabira umva amayeri baba yazi yego muri Menya rero ndumva harimo ibintu byinshi kandi bifite umumaro tuzabivuga amasutiye munsi ya matera amashurujipe munsi ya matera ibyahi by'abana munsi y'igitanda tuzavuga kuba mu mujyi tuvuge no kuba mu cyaro yego kandi oya tuzanabwira ko jayisa nawe rwose zaguha mikoro ari ikeneye isuku cyane ari igihe isa hayo sha tuzabivuga imibereho yabo mu cyaro nabo mu mujyi tuzabivuga nzabwira n'abagabo bashaka ko abagore babo bagira fresher urajya kumubwira ngo nase neza yage ubundi iyo umugore ajya gusa neza inyuma aba yariye neza akanisiga neza akagira n'urukundo sibyo wowe nta rukundo umuha nta mavuta umugurira nta biryo byiza rye ngo urashaka ase n'abagore beza yagizwe nande se mwiza maze ujye ugenda ako abagabo nabacuyisha mwabagabo nzabatinda wowe none se ni gute umugabo ajya kurabya indimi ku bandi bagore yamara ati hari filime nigeze ndeba mbona umugabo agezeho uwo mutonto nuko yarageze yari yarebye umugore abona umugore arasa neza we arangije afata ibidorari aramuha kandi ibyo bidorari amuhaye ashobora kubiha umugore akamukoraho umugore akamugaburira neza akarya neza akamujyana muri salo akamujyana muri shop agashopinga imyenda akamugurira amavuta ahenze utuntu twa fresheri nawe akagira ubwiza buruta bwa wa wundi arumva imibare yabo idacuramye umugore wawe naho yakanika amaguru ngo ajye yambara imyenda migufi yakanika se amaguru y'umukara turuzi ko umugore akabara abagaca iyo nihereyeho uko nasaga sanga nta n'umugore utacyubaho ndagira ngo baze Regis aje no kudufasha agenda azamuka akuje isa nawe urumuna oya reka mbabwize ukuri mbere nta n'umuntu ari kunyweraho amazi siniyizi se uri kubyumva neza reka nkubwire pe umuntu wese unzi ntago yarazi ko nakarabangacyo sibyo ari amaboko ngo fresheri nawe bitabera nuko bitinda kuza aka gakanzu nambaye ni agakanzu nyine gasanzwe nyine ariko ukanahenda nyine keza nyine ubibona se nyine none se reka nkubwire koko uwo mugabo wawe ashaka kugira fresheri banza umugaburire neza umugore umuhata ikintu bita pome na ryaronje rigura 500 umuhe na watermelon umushakira imbuto ageze ibyo ari cyane kuko umugore wari imbuto ni nziza arya imbuto nyinshi apana twatone ngo dessert ngo akaronje kamwe umugabo ibaze urayafite yo kumugurira imbuto urayafite yo kumugurira intungamubiri imboga ayagafi arahari
ubundi arye namara kurya ibyo kurya unamugaburira urukundo umukunde ubimubwire nubwo mumaranye igihe kinini ubimwereke umwite bebe umwite ngo shu umwite hani ibyo bintu biragenda bikivanga nada ubundi ukajya kureba amavuta ukareba hari abagore bazi kureba amavuta ajyanye n'umubiri wawe ukareba amufata niba guca 30 yatange uri kumva niba guca ngaho yatange kuko yafite ubwo ndi kuvuga bari mu rwego bayafite uri kumva aho kugira ngo ujye kuyahonga abandi bagore urajya kugurira undi mugore inkoko wowe ntayikeneye hanyuma ejo bundi umubwire ngo yakwakiriye adaseka yakira akwakira adaseka wamugaburiye intoryi abandi wabahaye inkoko hasetswe n'iki nimba ushaka ko agusegi maze umugabo ugasanga yinjiye mu rugo rw'umugore runaka atare kugira isuku wa mugore wiwawe ni heza pe iwe se ni heza wagiye ukagura ibyo gutegura iwawe ukareba ko nyiramwiza adategura nyiramwiza tuzamuvuga ariko na Messi tumuvuge hari naho tuzagera bagomba kuzuzanya ushobora gushaka umugore utazi ibintu ufite ibyo wamukundiye azibike kimwe nuko nawe uri umugabo ushobora kuzuvuza ibike mu kuzuzanya ibura hari ibintu ushobora kwigisha umugabo wawe kuko ubimurusha kandi kubimwigisha ntacyo bitwaye hari n'ibyo wakigisha umugore wawe ko abagabo bagira isuku kurusha abagore wimutaranga mubwira uti sheri gutya umwigishe nawe azakwigisha bavuga no kuri icyo kintu cyo gutarangana ugasanga umugabo yataranze umugore we bira ni ibintu ese wowe yagutaranze n'umugore akarukira karubanda tuzavuga ku bintu byinshi tuzavuga n'abanyamakuru baza mu ngo z'abantu abanyamakuru bagira gute bari yabuzabareke abanyamakuru bano bo kugwa gitumo b'abanyamakuru za sarusi zo mu ngo za BBC okay ariko burya zira BBC ntuwazirenganya iyo uzi ko umuntu ari BBC burya BBC ziramenyana uzi ko umugore utagira umunwa atajya kominikana n'abawugira kuko yaje akabibisa iwewe muri saso akabona ntumwitayeho cyangwa ukamusuzugura cyangwa ngo utisimbi ikunda ntagaruka abo bajya mu ngo rero nuko abo bagiye kureba baba babahaye umwanya nk'ubu nge nta BBC yangerera mu rugo kuko nango umuntu shyushyushyushyushyushu zajyaga ziza za BBC gasanga umuntu araje arashyushyushyushyushyushu oya ahubwo nawe uhita umubwira uti nawe nturishyashya nyine iyo rero abona yuko utari kumva ibyo avuga ntago nyine akomeza kugira imbaraga zo kubikora uzanagira inama wenda n'abandi bantu bahura n'izo za bigitarija zihanganira ariko akumva birimo biramuje oya tuzabavugaho ukuntu amagambo asenya yarabuze ukuntu mucika ariko ushaka ese ubwo uba warabuze uko hari ubwenge ushaka kwirukanamo umuntu utanamubwiye amagambo menshi cyane kwibona nta terambere akugezaho kuko abagore bagira umunwa ni babi uzi umugore uza kukubwira ngo uzi umugabo wawe namara nushaka ucunge neza namubonanye na kagakobwa kumubonana n'uwo mukobwa bivuze uzi umugore nabanye bahagararanye ibazema umuntu ukubwira ngo umugabo wawe yahagararanye wese ntujye uhagararana n'umugabo nimba wumva ko igihe uhagaranaga n'umugabo utari gusambana ku cyumva ko umugabo wawe yahagararanye yegoma ngo wabonye umugore wawe n'umugabo wawe baseka cyangwa umugabo wawe n'umukobwa baseka se guseka ni icyaha basetswaga n'icyaha urakiza witonde ucunge haro yego gira ubwenge nyamara uriya mugore ujya uzi iwawe ibintu ntibyoroshye amagambo arasenya tuzaganira ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro Imana reka nshimire cyane sinzi nimba hari ikintu wabwira abadukurikiye mu byerekeranye n'iki kiganiro menya nibi tumaze kuvunagura tugiye tuvugaho mu ncamake ntabwo twafashe topic runaka ariko tuzagenda dufata buri kamwe tugende tukavugaho okay ikintu nabwira abagabo n'abagore ni ugukurikirana izi nyigisho bakazisangiza urabona satani ari gukorera abantu be amahugurwa kandi ari no kubigisha cyane kugira ngo mbese barusheho kumenya ibye kandi impamvu satani ari kubigisha we arabizi ko isi igiye kurangira amakuru arayafite akeneye isasa azagira ate hazisasira
ntabwo Imana rero ishobora guceceka kandi ibona hari ibintu birimo birapfa. Imana iri kureba amakosa akorerwa mu ngo ko yarimbuza abagore, ikareba amakosa akorerwa mu ngo n'abagabo, Imana ikabona ko yarimbuza abagabo. Irashaka kweza itorero mu buryo bwose, ngo kuko Bibiliya ivuga iki, ngo kuko izaryishyira itorero nta kizinga nta n'umunkanyari. Ibizinga rero byanduza umugeni ni byinshi. Nimba uwo mugore agiye atatse uruhushya, umugabo ashobora guhita agira ikizinga cyo kurakara. Yego, nimba umugabo nawe atahigiye ashakira yanatahataha n'iwanjye mu rugo, umugore ashobora guhita agira ikizinga. Hanyuma ijambo ry'Imana ngo itorero rizaryishyira nta kizinga nta n'umunkanyari. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kubikurikirana kandi banabikurikirana bakagerageza no kubisangiza abandi. Ikindi, umuntu niyumva ibintu atari ibye bajye babirekera ba nyirabyo. Hari igihe umuntu yicara ngo ibi nibi ijambo ritagufasha rifite uwo rifasha, impuguro zitagufasha zifite abo zifata, ibitakubaka bifite abo byubaka. Niwumva ibintu atari ibyawe ujye uceceka, kuko uburyo biba byateguwemo nta mabuye uba waguze ngo yashyire muri mikoro, nta kamera uba waguze, nta tike uba watanze. Ibi bintu biba byatanzwemo amafaranga, siko? Ibi bintu bitangwamo amafaranga kugira ngo bibagereho. Abonye atagishimiye nafatiye link yijugunye mu bo bireba. Yego, hari abandi babikunda cyangwa nabireke, ariko yo kugira, kuko bisari ibintu bibabaje. Ibi bintu Imana iba yateguriye abantu ngo bibagereho birampenda, sibyo? Iba yabishoyemo amafaranga, nkabishoramo n'imvune nkanananirwa. Ibaze kugira ngo umuntu afate ikintu cyashowemo amafaranga, kandi sindi gukubwire ngo ngarurira. Rero bajye bubaha ibi bintu, kuko Imana ntiteze kuva mu ijuru ngo izivuga ibi bintu, izajya ivugira mu bakozi bayo batandukanye. Hanyuma Imana nibaho umugisha, kandi ibyo abantu bazajya bumva muri iki kiganiro buri wese ajya agerageza gukosora ibyo yabwiwe. Si mama Charlene uvuga havuga Imana. Tubashimire cyane mwese mwari mudukurikiye kuri Mama Charlene Official. Imana ibaho umugisha cyane, nubwo tuba tubivuga rimwe hakazamo gusebya, ariko ni inyigisho zikomeye, si ibyo guseka, si ibyo kugira ute, ni inyigisho zikomeye kandi zizagira ejo hazaza kuri twebwe heza. Twizeye ko hari benshi bazahinduka binyuze muri ubu butumwa muri iki kiganiro Menya n'ibi ngibi. Imana rero ibaho umugisha cyane cyane cyane, mwakoze cyane.